Alright guys, I'm bored. Hariho ndi gusoma kino gitabo cyitwa The Richest Man in Babylon. Very well recommended. Ariko ngezeho ndakumva bored, ndananirwa mu mutwe. Ndavuga reka nze ndebe what I need to do with the stock market here. Ndavuga reka nze mbigisha uburyo umuntu ashobora gukoresha monitoring cyangwa se gukora dollar cost averaging. So nazamuye my paper trading here. Niba ufite Weibo unyura ahangaha kugira ngo ugere kuri paper trading. So ntabwo ushaka gukora ibintu by'amarisk y'ibintu ntateguye ngeyo trading ndabitegura ibi ngibi kubera ko ndi bored. I just decided kuza nkabereka uko iyo ushatse watching ama stock market ariko udashaka kuyagura ushobora guhitamo uburyo ushobora gukora paper trading kugira ngo urebe behavior ya market no kugira ngo yikorere analyze, cyangwa se niba ukiri mushyashya ukaba utizeye how stock market works, ukaba ufite ubwoba bwo gushyiramo amafaranga kugira ngo utangire, ushobora gukoresha paper trading kugira ngo ubashe ku monitoring your behavior and your emotions around money. So this is what you need to do. Hano nzanye alphabet is niyo tika simbo ya Google. Iyo rero uzanye baguha plot yayo, ushobora kuyigira nini, ushobora kuyigira no kugira ngo tika simbo zigende zikwereka ibintu bitandukanye. Ushobora kuyikorera analize buri munota, iminota 2, iminota 10 mu isaha bitewe n'uburyo ukora trading. Iyo uri umu day trader, it's good to watch every single minute kugira ngo umenye the right time to enter the trade and the right time to exit the trade. Ariko iyo uri umuntu investing in the long term, you just need to decide iyo ukora uzagurisha ejo, ushobora gukora anytime between 30 minutes to an hour ukareba how the market behaved. Urabona nka last 30 minutes uburyo market ya behavinze itandukanye cyane n'uburyo mu masaha 2. Donc ikwereka in time kandi ikanakwereka in days at the bottom. So ushobora rero gukora analyze mu buryo butandukanye. Ushobora no gukoresha candles ukareba line. Ushobora no gukora comparison ya zino indicators, kongeramo zino indicators kugira ngo urebe iyo ni moving average, that's a VWAP. Trying to gukoresha what is something else that I like to use, RSI. Here's my RSI at the bottom there. So those are the little tricks I show you when to enter the market and when to exit the market. So hanga nshobora kureba ko yahinted at the bottom ku itariki 3:30 na 28 tukwa gatatu, umuntu waguze winter in the market yayiguze ku madolari 128 right at that time. So right now he's made at least amadolari 9. Ariko umuntu wari winjiyemo ku itariki 23 yari yayiguze ku madolari 107, so iramanuka all the way down ku 100. Ubwo umunyabwoba yaravuze ati ngiye kuvanamo akanjye karenge, but patience. But iyo ufite izindi indicators nk'ino RSI ikwereka when you hit the maximum setup. Giye yanjye nyishyira kuri 70, my minimum nkashyira kuri 30. Usually that's how I do. People are different, so icyo gihe rero inyereka the right time to buy when you hit the bottom. Because stock market ni hiddeness uri kwita kuri floor rikazamuka aho ritarenga rikongera rikamanuka aho ritarenga rikongera, ariko amplitude aho rigarukira mu kirere hagenda haba hatandukanye bitewe n'ingufu z'ugura cyangwa se ingufu z'abagurisha. Over time ni ugenda ubona
yuko ushobora gukora making a profit. Okay, so izo rero ni behaviors zigiye nkunda gukoresha zino indicators eshatu, ubundi nkakoreshamo resistors, nkanakoresha na support. So ibyo byose binyigisha binyereka when to enter the market for real. All right, so uyu munsi urebye for the last urebye on a daily move, irakujyana all the way down to August, back in August. So urabona ko uturutse August 2022, the highest we've gotten was 123. Iramanuka touching 95. Urabona rya Dennis nakubwiraga, now it's coming back up little by little. Can't you remember? Angana nageze kuri 83. So umuntu rero wasetinze agatangira akagura ku 123, ibanga riba ririmo n'irihe? Ibanga riba ririmo iyo aho kugira ngo wicare utegereze igihe ino share yawe ufite izongera ikagera ku 123 kugira ngo ugurishe ku 124 nyuma y'amezi arengane, wagombye kuba warakoze icyo bita dollar cost averaging. Dollar cost averaging ni aho ugenda ugura ama stocks, donc ukomeza wowe ukinvestisamo muri stock, urumva ukinvestisa muri stock, ariko mu kuinvestisa muri stock utareba igiciro aho kigeze, cyangwa se ni wakireba ahubwo bikagufasha kugira ngo ukomeze ugure kuri makeya. Uranyumva? Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo uyu munsi waguze ku 120, ejo ugiye ubona igiciro kibaye 90. aho kugira ngo utegereze igihe igiciro kizongera kugarukira ku 120, wagombye kugira gute? Wagombye gutegereza igihe igiciro kigeze ku 100, ukongera ukagura indi share, kikamanuka 90 ukagura indi share, kikamanuka 80 ukagura indi share, kubera ko icyo gihe average yawe igenda ihinduka. Urumva? Igenda ihinduka, noneho bigatuma ugenda ugwiza more shares. Hari abantu bakoze ngo ese kuri gukomeza gukoresha ijambo shares, nari ndi kuri space umuntu arakimbaza ikibazo ngo what is a share? Iyo umuntu avuze share atekereza pizza. Noneho iyo pizza, urabona pizza iba ari uruziga, iyo pizza ibiciyemo utumanyu twinshi. A share ni nk'uko ushobora kuba ufite pizza imanyemo uduce 12, ni urugero. No, reka dukoreshe wenda reka dukoreshe I want to show you something, yes, something very very important. Reka dukoreshe par exemple urugero rwa, reka dufate okay, iyo share ikafite slice 12, noneho slice imwe ikaba iri kugura $108. Nkazana share yanjye, nkazana pizza yanjye ku isoko ibikoze nk'ikidasesa, nkabwira ni kugira ngo ufate agace kamwe k'ikidasesa cyanjye uranyishyura $108. Ariko ubwo nanjye iyo nkeneye, kuko icyo gihe iyo nazanye icyo kidasesa ntabwo ngitahana cyuzuye, wakuyemo ukagumishaho ariko kanditseho izina ryawe. Mariko nawe akandikaho izina rye, ampaye amafaranga ye. Undi nawe akuza ka gatatu, ampaye amafaranga ye. Ikiye gishe kiba gikoze iriya pie niyo mbundo y'agaciro ka kino company. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ushobora no kujya kuri Google ukabireba, uretse ko n'ahangaha dushobora kubireba tukabibona. Iyo umuntu agiye kugura share aba aguze slice, ushobora guhitamo kugura imwe cyangwa ebyiri cyangwa 10 bitewe n'ubushobozi bwawe. Difference ni uko uba udashobora kwigondera iyi company, hino company ya Google. Imana yanjye ndi gushaka ahantu nkuriramo
reka nze ndebe nkuriramo ino ntuza okay, so ndi gushaka, reka tuvuge Google wenda yose ni amadolari 100. Okay, okay, nshobora kugira gutya so uyu munsi biragaragara ko iyi yose ni Google yose. Umwe araje aguzemo slice imwe ebyiri zose, uyu munsi Ben araje araziguze, so ngo haye certificate yuko reka ndabashe kutapa ndebe yuko Ben aguzemo aga slice kiwe. Okay, so uwitwa wenda Joshua nawe araje aguzemo agasirayisi kamwe cyangwa se tubiri, reka tuvuge tubiri, urumva tubwite J for Joshua. Joshua is my son, akaba ari n'umuntu ukunda nawe enjoying ibintu nk'ibi ngibi. So urumva jyewe nguzemo slice ebyiri, Joshua aguze ebyiri, reka tuvuge Michael is also my son, uwe ntashoboye kugura ebyiri, urumva ashobora kugura imwe. Reka tuvuge Mama Joshua, my wife, we aguze imwe kubera ko nawe adashoboye cyangwa se atagambiriye kugura izo irenze imwe. So urabona Google tuyirimo turakaduruvayo k'abantu buri wese wazanye amikoro ye cyangwa se amafaranga ari capable yo gutanga, twese tukayigura, niyo migabane rero. A share ni akanjye, mugiye mu akanjye. Noneho iyo ngarutse kugurisha rero, reka tuvuge ko hano hari uwitwa Mark. Iyo Mariko aje kugura, ashobora kuza akagura, nabyo ndabibereka mu kanya, akaza wagasetinga hapa akavuga ati jyewe ngiye kuba hano na pivose, umunsi Michael yadesize kugurisha ake, nzahita muha amafaranga, urumva nzahita muha amadolari ashaka, noneho ngire gute nkamugurire, we asoke ngiye ninjire. Mu by'ukuri no circle share za Google ziguma hano, ariko the owners ba nyirazo bagenda bahindagurika, hari ugura hari n'ugurisha. Na niyo mpamvu rero ino ntuzi no chart mubona hano igenda izamuka imanuka, kubera ko ngiye nshobora kudesida kuvuga ni genda gurisha shares yanjye amadolari, nk'uyu munsi iri ku 108, ngewe nshobora nyuma after market, ngewe nshobora kudesida nkavuga ni nzagurisha ari uko igeze ku 110, ayo madolari 110. Mariko uri tayari yo kuyatanga? Niba Mariko rero yashyizeho akavuga ati ngiye nzagura ari uko igeze ku 110, akagera ku 110, Joshua afite uburenganzira bwo kuza uwushyizemo order mbere niwo ugurisha mbere, uwushyizemo nyuma barabanza bakagurishiriza uwa mbere. Ubwo niba hari n'abandi murongo w'abandi bategereje ugera mu 10-20 barategereza. So remember, urabona ko hano hari imbumbe cyangwa se a pie y'amashares, ntago hari umubare ntarengwa, nabibereka muri Google maze kugira kuvana hino chart, nabikwereka. Niba share za Google renda ari uyu munsi turi kubona muri urugero rwacu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Good. Imwe ikaba ari amadolari 100 for example. Ubwo ni ukuvuga ngo Google company ya Google kuyigura ni amafaranga n'amadolari 400. Ariko kuko ngiye mfitemo shares ebyiri, ubwo mfitemo value y'amadolari 200. Joshua nawe 200. My wife 100. Michael 100. Nubwo twese ugasanga company ni imwe, ariko irimo aba shareholders. We hold shares zigera muri buri wese zitandukanye, ariko umuntu uba ufite ijambo, iyo nyiri company ya Google wakereye icyo kintu cyitwa Google akagishyira tukagishyiramo imigabane,
abantu baba bafite ijambo n'abafitemo imigabane myinshi, apana amafaranga menshi, imigabane myinshi. So ibyo tuzabigeraho muri iri somo uko icyo bishatse kuvuga. So decision zikorwa zose, gukora guhindagura abantu, guhindagura aba VPs, aba CFO n'ibindi byose bikorwa n'abantu bafitemo imigabane myinshi. Okay, so nizere ko byumvikana. Mikoro yanjye ubanza yagiye iteberamo gake gake di. So nizere ko byumvikana. So abantu rero bahiraririye inyuma bo nta n'ijambo baba bafite kuzageza igihe nyine babaye ikizi aba shareholders. So uyu munsi rero iyo wasetinze kugura ugomba kumva ngo ese ndi kugurira ku giciro ndi comfortable kuko byanze bikunze kizamanuka, kizazamuka, kizamanuka, kizazamuka, kizamanuka, kizazamuka. Aho wowe wipozisiyona niho haguha amahoro y'umutima kandi hakaguha icyizere cy'uko uzamenga profit. So ntihakagire umuntu wicara ngo yicara acunga stock market, ayicunga nk'ucunze umwana kugira ngo adasohoka mu nzu akiruka. Abaguzi barahari n'abagurisha barahari. Stock market will always be there. Stock market will always be profitable. You just need to be patient. Okay, you just need to be patient. So for the sake of this, I get rid of the chart. Nyuma twazisize kuyigura on the market, twavuze ni buy. Let's see here. Okay, so paper trade, limits, market, company, quantity y'amashares nkanga ngiye kuguramo slice 20 za Apple, then buy, boom. When you success kajya hariya. Let me see something else kugira ngo ndangize. Yeah. Annotate. Reka nsibe ibi bintu maze gushushanya ngaha mu kanya bive mu nzira byose. Alright, noneho rero ubwo niyo twarimo tuvuga go cyangwa se alphabet. So niyo charts tumaze kureba. Ngiye kugura kuko ndi comfortable kugura kuri market iriho na $108 right now. I'm going to buy shares 50. Ndashaka ko aba realized today. Amount I estimated na 5,438. Ndacyafite buying power 45. So I'm ready to buy. I hit buy. Iyo uje guselinga, I'm going to show you how to sell. Iyo uje guselinga, excuse me, nkino Apple uyiklikaho ikagaruka hano ugaselectiona sell. Noneho selinga kuri market yahindutse, igenda ihindagurika buri segonda, ariko hano irakwereka orders zabaye filled, cyari 000. So ntabwo ushobora guselinga orders zitaraba filled up. Most likely n'ejo turi muri extended hours, ejo mu gitondo these orders will be filled. Uzazana kuri field usanga ziri 3 zose ziri ahangaha. Iyo nta soringa zijya izabaye failed, no kuvuga nk'iyo twaguze on a limit tukasettinga kuri that day. Let me just show you how that works. Reka tuvuge yuko nakunze Google nanone, for the sake of it. Nshobora gukora modify. So aho kugura kuri market ngiye kugura limit. Ngiye ntabwo ndi comfortable yo kwishyura $168 kuri Apple. Let me go back to Google kubera kategori twatanze. Let me modify my order. Aho gukora day, nshobora gukora day cyangwa gukora good until cancelled. Kanoza kandi ngazigumisha. Aho gukora market ndakora limit. Aho kugira ngo ngure ku 108 ndashaka kugura umunsi yageze kuri 98. Urumva nzategereza igire gute igwe. Abandi kumva ibyo nshaka kuvuga bashaka kubyumva. Donc
nzategereza stock imanuke, nimara kumanuka ikagera kuri 98 uyu munsi, it has to be a month or good until cancelled, until I cancel it. If I don't cancel it, this will be there waiting. Paper trade, bam. So maze kumodifia iriya nuza yacu ikoze par limit, ibaye good until cancelled. Extended hours no, nukuvuga nzajya yifunga by 4 p.m. none kandi biri byose ndi kubikora 1948. So filled here was 0, cancelled here was 0, filled here was 0, all still displayed here. So limit price yanjye ni 98. This is going to be a trigger. Okay, so once it hits 98 becomes a market price, igahita igenda ikagura shares 50. Iyi nayo ushobora kugira gute gushyiraho stop price, ushobora gushyiraho donc ahangaha nimara gukora filled up, nimara gufiringa izashyiraho quantities twavuze ahangaha. Ushobora kutabona amashares 10 ikabona wenda shares 5. Iyo washyizemo yuko izagura izibonetse, ushobora kuvuga all or none cyangwa se partial buy, izibonetse izirazigura ikazi zifiringa ahangaha. Remember, niba umuntu agurishije 5 bakazingurira, bifata ntabwo ngurira umuntu waguze ufite 5 n'undi ufite 5 n'undi ufite 5 cyangwa ufite imwe, zose computer ibikora at the same time, ku buryo impereza 10 zanjye ari byo bizajya muri field quantity, ubundi bigahereza undi ukurikiye, gahereza undi ukurikiye, gahereza undi ukurikiye. I hope that makes sense, right? I do hope that makes sense. All right, cool. What else do I want to share with you guys? All right, so it is very important you keeping nuza yawe so kuri it is very important you keeping your eyes kuri ku mafaranga usigaranye, kubera ko it's very important kugira ngo umenye uburyo ugomba kwitwara. Hari n'amafaranga ugomba kuzigama yo gukoresha muri trading, andi akajya asigara muri buying power, just in case you need to transfer the money to your bank account kugira ujye kugura ibijumba by'ibishyimbo n'ibishyimbo by'umugore n'abana. So I do not recommend yuko ushyira amafaranga yose muri stock market. Ushobora kuyagumisha hariya akaba yicaye hariya, ariko ukaba warakoze bije y'amadolari ugomba kwinjiza muri stock market andi agasigara ahangaha. So ibyo nakoze ni education yanjye ku giti cyanjye, nta muntu n'umwe mvugira, nta muntu n'umwe uzakora risk kubera ko wagombye gufata risk kubera ko arebeye ku byo navuze ahangaha. Nuko ibyangombwa no gukora your due diligence, ukabanza ukanaliza. Hari so many things that should be analyzed. Ahangaha nuko naje kukwereka how to trade, how to set up trades, ugakora market share buy cyangwa se limit buy, na some analysis zo gukorera kuri charts, ariko ziri zoroheje, ziri simple, no kuzikomeza umuntu yazikomeza, ariko ntabwo ari cyo kiba cyatuzanya ahangaha. Twaza ahangaha kugira tubereke the most simplified way to buy some shares. So ariyapo ntago impemba kugira ngo nyivugire, Google ntabwo impemba kugira ngo nyivugire. I'm just sharing with you guys how to do it. Okay, this is just as personal experience and education purpose only. This video has the sole purpose of teaching. Okay, nothing else. All right, thank you.